iyo ugiye kumurongora cyangwa se iyo yashyutswe burya biba byiza kubanza kumukarisa ukamukarisa ku buryo ujya kumurongora yabishatse igituba cyatose koko burya nibwo biba byiza cyane. Noneho rero kumurongora kwa ko wenda iyo yaciye nk'imyeyo urumva nyine bafite urutuba runini hariho imyeyo bisaba wowe ubanza ukoresha intoki cyangwa se umutwe w'imboro usa nk'uwegezayo ukabona kwinjira. Ikindi ukabanza ugasunikamo gake ukongera ukayisohora ugasunikamo gake ukongera ukayisohora. Ubwo rero ni uburyo warongoramo umugore ufite igituba kinini. Aho mwebwe munkurikirana buri munsi, mwebwe mudahwema kunshyigikira, mukora subscribe, abe yaba ari hanze y'u Rwanda cyangwa se imbere mu gihugu cy'u Rwanda, ndabasoje cyane. Amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi rero nari nibagiwe, ni Nadia wanyu, ni shangazi Nana nk'ibisanzwe, wanyita Nana wanyita Nadia nta kibazo. Uyu munsi ni shangazi wanyu wagarutse, nari mbakumbuye cyane. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe topic yacu y'uyu munsi, tugiye kurebera hamwe uburyo warongoramo umugore ufite igituba kinini cyangwa se umugore munini kandi ufite igituba kinini. Uyu munsi nicyo tugiye kurebera hamwe. Abantu benshi bajya bibaza, ese umuntu ufite igituba kinini wamurongora ute? Ese ufite umugore munini wamurongora ute? Uyu munsi nibyo tugiye kurebera hamwe, uburyo warongora umugore munini kandi afite igituba kinini. Wakibaza ngo umugore munini, reka duhere ku mugore munini. Wakibaza ngo ese ni izihe position warongoramo umugore munini? Nicyo tugiye guheraho. Uburyo rero warongoramo umugore munini, icya mbere hari umugore uba ubyibushye afite n'inda nyine nini, afite igifu kinini. Icyo gihe rero aragarama. Buriya biba byiza ko agarama kubera ko biba byiza cyane kuri we, biranamworohera, ntago ananirwa vuba. Rero aragarama agashinga amaguru, amavi nyine agashinga amavi. Noneho amaguru yiwe agasa nk'uyatandukanya kugira ngo igituba kiwe wowe ugiye kukirongora uwe ukibona. Hanyuma noneho wowe mugabo nawe ukaza washinze amavi, ugahita winjiramo, niwo ugahita umwinjiramo. Hanyuma kuko aba afite wenda igifu kinini, igifu usa nk'ukegura, hanyuma wowe ukinjiramo. Nubwo wajya urongora gutya ufashe inda yiwe, biramworohera cyane kandi ntago aruha vuba, ntabwo ahita aruka kandi araryoherwa. Hanyuma rero ikindi, hari indi position wamukorera kandi burya ntahite ananirwa. Burya yaguhaye ak'inyuma nabwo ntago ananirwa vuba. Buri ikintu gituma umuntu munini ananirwa ni ukuba yamanika nk'amaguru cyangwa se kuba wamurongora umwanya munini ahagaze, ariko burya ak'inyuma yashinze amavi, nabwo amavi ari hasi then ikibuno kiri inyuma, burya nabwo ntago apfa kunanirwa. Ariko burya biramuryohera cyane, ariko ak'inyuma nizo position wamurongoramo zitamuruhije umuntu munini. Ikindi kugarama, yamara kugarama ukuguru kwiwe akakurenza ku umugabo nawe agaturuka inyuma. Yaturuka inyuma rero, icyo gihe iyo urongoye uwo mugore gutyo munini ntago arambirwa vuba cyangwa se ngo ananirwa vuba. Kandi ikindi ukirinda kumwahagiza, kuba wamurongora cyane nyine akaba yakahagira, burya ntago ari byiza kubera ko aba afite ibiro byinshi, burya ananirwa vuba, ashaka guhita ananirwa. Rero izo ni position warongoramo umugore munini. Noneho reka turebe uburyo bwo warongoramo umugore ufite igituba kinini. Wakibaza ngo wabigenza ute? Umugore ko yakaba afite igituba kinini, burya iyo ari byiza iyo yaciye imyeyo, iyo ugiye kumurongora cyangwa se iyo yashyutswe, burya biba byiza kubanza kumukarisa ukamukarisa ku buryo ujya kumurongora yabishatse igituba cyatose koko, burya nibwo biba byiza cyane. Noneho rero kumurongora kwa ko wenda iyo yaciye nk'imyeyo urumva nyine bafite urutuba runini hariho imyeyo,
bisaba wowe ubanza ukoresha intoki cyangwa se umutwe w'imboro usa nk'uwegezayo ukabona kwinjira. Ikindi ukabanza ugasunikamo gake ukongera ukayisohora, ugasunikamo gake ukongera ukayisohora. Ubwo rero ni uburyo warongoramo umugore ufite igituba kinini, kandi buri umugore ufite igituba kinini araryoha cyane kandi nawe araryoherwa. Ikindi bitewe n'uburyo yamurongoyemo ashobora guhita arangiza. Icyiza cy'umugore ufite igituba kinini ntago agorana kurangiza, ashobora guhita arangiza ku buryo mushobora gukora imibonano mpuzabitsina mwakora nk'amaturu, mugakora nk'amaturu 2 cyangwa se 3, buri turu umukozi akajya arangiza bitewe n'uburyo wamurongoyemo wowe mugabo. Niyo mpamvu naje kubabwira nyine uburyo warongoramo umugore ufite igituba kinini. Ikindi noneho wowe gutyo nyine nakomeje nkubwira kwinjira, iyo winjira mu gituba cy'umugore nyine kinini gisa nk'aho ari kinini, urumva n'imboro irihuta, gusunika irihuta. Noneho mu kwihuta rero burya iyo uzamuye imboro ukajya nyine ukoza, burya ngo igituba kigira n'inguni 4, ukajya ukoza muri za nguni, burya birihuta nyine kwa ko igituba cye kiba kiryoshye. Kandi burya niyo umurongoye n'inyuma, igituba uba ukibona inyuma nyine cyose uba ukibona, ku buryo bitakugora. Umugore ufite igituba kinini burya umugabo nubwo yaba ari imanzi ntashobora kuyoberwaho bashyira aho imboro ijya, kwa ko afite igituba kinini kandi cyagutse kandi kigaragara buri muri pozisiyo, yaba aryamye, yaba ari ak'inyuma, yaba yunamye bisanzwe, yaba ahagaze afashe ku gikuta, burya biraryoha. Umugore ufite igituba kinini kiraryoha cyane ku bagabo. Muzabikore muzambwira wenda, ariko ntabwo mbabwiye wenda ngo mujye gusambana, ariko umugore ufite igituba kinini iyo umurongoye burya nta nubwo wapfa kumuvaho. Oya, kiba kiryoshye, kiba cyoroshye kandi cyane, kiba cyoroshye. Burya igituba kinini kijya kigira n'amavangingo menshi, kigira amavangingo menshi cyane ku buryo buriya kiriya gituba kinini akenshi urimo gucumita, ucumita amazi aza, ntabwo ari ngombwa kunyaza, ucumita amazi arimo yimena nyine arimo kuza. Rero igituba kinini kiraryoha pe, kiraryoha cyane. Ndakigukumbuje kwa ko n'umugore ugifite A1 igituba kinini, umugore ugifite no mu ipantaro kiragaragara cyangwa mu ijipo, umwende noneho iyo yambaye korabyo, yego mana yanjye aba ari akarusho, umva urakibona cyose. Rero icyo ngicyo ntabwo ari cyo, ariko twe tuje kureba uburyo nyine warongoramo umugore ufite igituba kinini. Twabonye uburyo warongoramo umugore ufite ibiro byinshi cyangwa se munini. Twabonye burya umugore ufite ibiro byinshi ntabwo aba ashaka umuntu umugaragura kubera ko arahagira, kubera ko araruha, akaba yakubwira ngo mvaho kubera ko yarushye. Burya nubwo byaba biryoshye, iyo arushye ashaka kukubwira ngo mvaho. Bisaba rero kumutwara gake, mugakora gake, nta bintu byo guhubuka nabyo kwihuta, ukamurongora gake gake umukoreza kuri rugongo, ukoza kuri rugongo. Burya biba byiza cyane niyo urongoye umugore ufite igituba kinini, iyo umurongoye umwonka amabere, umukarisa, umushima mu mutwe, burya araryoherwa cyane, kandi nawe mugabo ukaryoherwa. Ariko kandi nawe mugore ufite igituba kinini cyangwa se ufite ibiro byinshi, iyo uri kuryamana n'uwo mugabo wenda iyo umurusha ibiro, usa nk'umunyongera gakeya wenda, kubera ko ufite ibiro byinshi ushobora kuba utabuja cyane, ko burya ugomba kumuvinga ku buryo n'uwo muri kumwe abona ko ibyo muri gukora mwese mwabyishimiye kandi bibanyuze. Rero burya yakurongora ukamuvinga, ugakoresha igice cyo hasi, igice cy'ikibuno, ugasa nk'umunyongera, nubwo utazamuka cyane wenda kubera ibiro byinshi, nubwo utazamuka, ariko igice cyawe cyo hasi kikamuvinga, burya biba byiza cyane n'umugabo akaryoherwa. Ikindi wowe mugore urimo kurongorwa, burya iyo wonse utumoko tw'amabere y'umugabo n'umugabo, burya santima zirazamuka cyane, akaba yakurongora neza kandi ukishima, kandi mwese mukishima mukanyurwa mukanarangiza. Rero umugore ufite igituba kinini burya kiraryoha cyane. Burya rero biba byiza iyo murongo yagaramye, hari n'ukuntu ushobora kumurongora ukaba wafata amaguru ku buryo igituba cyose nyine ukibona. Ariko burya umuntu ufite igituba kinini
nubwo yaba yunamye, nubwo yaba ahagaze, nubwo yaba ameze gute, urakibona. Umuntu ufite igituba kinini urakibona, no mu myenda yambaye urakibona. Rero igituba kinini kiraryoha pe, kiraryoha. Njye ndabizi neza ko kiryoha kubera ko kigira n'amavangingo menshi. Ashobora kunyara utarindiriye ko wowe unyaza, ugacumita akanyara uko ucumisa amazi ariko yimera, kubera ko baba bafite amavangingo menshi. Rero burya bisaba kwitonda iyo uri kumurongora umugore ufite igituba kinini, bisaba kwitonda, ntabwo bisaba guhubuka, kubera ko uhubutse nyine ubwo nawe urabyumva ntabwo ari byiza cyane. Nyine azana kubera ko aba afite amavangingo menshi, biba atari ngombwa ko umucumita cyane cyangwa se umunyaza cyane, kubera ko iby'ingenzi aba abyifitiye. Rero biba byiza iyo umurongoye gake gake utuje, nta kikwirukansa, kandi muganira, ukajya wigizayo utweyo ukanyaza, ukajya wigizayo iyo mikubuzo ukanyaza, nyine ugakozaho. Uburyo iyo ukojeje kuri rugunga amazi aranizana ku mugore ufite igituba kinini. Iyo wagize amahirwe ntiyifunge, ntabe yagufungirana mu gituba, kubera ko hari ukuntu nyine umugore ashobora kugufungirana mu gituba, cyangwa se agafungiranamo imboro yawe. Hari ukuntu anyunya amaguru, rero amabuno, iyo yanyunye rero wowe uhita ubyumva, kuko ahita agufungirana, ahita afungiranamo imboro. Rero iyo wagize amahirwe akakwiha ntagufungirane, burya imibonano yanyu iba myiza. Ikindi rero, burya niyo umurongoye ak'inyuma, umugore ufite igituba kinini, kubera ko iyo yunamye burya igituba cyose kiba nyine kibereye inyuma, kiba kiri inyuma. Rero iyo umurongoye ak'inyuma, burya araryoherwa cyane, ashobora kukiguha kikakuryohera cyane rwose. Rero uyu munsi twarebeye hamwe uburyo warongora umugore ufite igituba kinini n'uburyo warongoramo umugore munini. Nizere ko mwasobanukiwe, nizere ko mwize. Ubutaha tuzaganira ku byo muzambwira muri comment, kandi mwakoze kunshyigikira. Mujye mukora subscribe na share. Ciao.